hari igihe abantu bazabaho batazi ko bazapfa, umuntu akibuka ko nawe yapfa ariko bavuze ngo runaka yapfuye. Ariko aya makuru nayimpamo nuko twese tuzapfa abafatanye isano n'umugore. Noneho kumenya uko kuri ngo ariko kubatera guhumurizanya, mumaranisha imibabaro, kubwirana mu magambo, kuko nta urupfu rudafite imbaraga zo guherana bizeye. Mbonye runaka anyuzaha kandi yari muzima. Yesu yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo twizeze ko umurimo yakoze wo kuducungura atari wo kudusigaho gusa, ari wo kudusangiza ubuzima bwe, ngo ahari natwe ariho tuzaba. Kandi abamwizeye ko nta mbaraga urupfu zikibafiteho. Buri icyamuzanye yaje kumara ibita abantu batashoboye byitwaga urupfu. Rwari rwarahindutse isezerano ryacu kuva igihe umuntu yacumuye, hanyuma Yesu ararunesha, yaje kwica urupfu. Urupfu rwarapfuye. Ikombe TV. Barakoze abamaze kuduhumuriza mu ndirimbo no mu magambo. Imana ibahe umugisha. Mbere ya byose tubanje gutanga mpore ku muryango w'abavandimwe basizwe, Cici n'umuryango wawe, Paul sana. Kristo mwamenye akomeza ababera ihumure, niwe humure. Kristo niwe humure, ibindi ni amadiveri. Kandi iyo tutajya kumugira ahari tuba twihebye. Ariko hashimwe Kristo kuko ari we bugingo, muri we twahabonekeye ubugingo budapfa buhoraho. Ndagira ngo dusangire amagambo mu mwanya mutoya baduhaye. Ndasoma ahantu habiri hanyuma tuganire. Igitabo ca Yobu ibice 14 umurongo wa mbere. Ndashaka kuvuga ko ibyabaye ni itegeko ry'Imana, ni ibyahozeho, ni ibiriho, ni n'ibigikomeje. Igihe cyose umuntu akiri ku isi gupfa ntikuzabura. Kabigiye hazasigara hatuye abatambaye umubiri. Ariko ibi ni rusange. Ikidutera umunezero muri ibi rusange biba byabaye ni itandukaniro ry'icyo abantu baba baramenye, cyaho ibyiringiro byabo biba. Y'ubu bice 14 umurongo wa mbere haravuga ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito. Mwakira ijambo ry'Imana. Uko umuntu wese hari umuntu wabura aha cyangwa twasize inyuma utarabyawe n'umugore mu batuye isi. Hari utarabyawe n'umugore usibye urubyaro rw'umugore rumwe tuzi ni Yesu Kristo. Cyabaye igitangaza ni urubyaro rw'umugore kuko nta ruhare rw'umugabo rwabayeho. Ariko abicaye aha ukundi turi mu kiriyo cy'uyu mubyeyi gusa watabarutse, turi mu kiriyo cyacu abagenda, kuko twese twabyawe n'abagore. Uwabyawe n'umugore, uhereye ku mugore wabyaye umuntu n'abo yabyaye, twese dufite isezerano ridakuka, ritaburizwamo, ritahinduka, ry'urupfu rw'uyu mubiri. None Cici na family yawe pa uhumurike, kuko papa wawe nawe yari yarabyawe n'umugore, kandi nawe usigaye wabyawe nawe. Natwe twese twicaye aha twabyawe n'abagore. Ni ukuvuga ngo turi kurayini. Iki ni ikintu rusange. Bene data bavuye kuvuga hariya, numvise abenshi badafite base, hari n'abandi badafite ba mama wabo, n'ababafite nibo bazaba bafite ibiriye ejo hazaza.
ntawe uzosora kugira ikiriyo cy'uwagiye. Siko bimeze? Unatwe tubafite ico muturusha nuko mwebwe mwakirangije, ariko ibyo abaki bafite nibyo biri inyuma. Umuntu yokababaye akavuga ati ariko kubera iki ngewe nabyawe n'umugore, kandi uwabyawe n'umugore wese afite isezerano ry'urupfu. Ariko ni rusange. Bibiliya iravuga ngo nta kigeragezo kitari rusange mu bantu. Ariko hashimwe Yesu wadutsindiye urupfu. Hashimwe Yesu wadutsindiye urupfu, umuntu atari gutsinda kandi hatari kuboneka numwe wabona uburyo rukwepa. Yesu araza kuko nta numwe wari kuzacika ku icumu ry'urupfu, ariko twarucikiye muri Yesu Kristo. Ubu twebwe abamenye Imana turabacika cumu urupfu batazongera gupfa. Twararokowe. Ngira ngo niryo ijambo rivuga kurokoka niho riva. Twarokotse urupfu. Twari twaragenewe ababyawe n'abagore bose, hanyuma Yesu araza araturokora, arudukuramo. Ubu tugendera mu bugingo. Ni naryo humure, ni naco dushaka kuvuga gatoya mu gitabo cy'Abatesalonike ba mbere. Nta kintu cyaruhura umuntu mu buzima kingana n'ukuri. Ukuri kuraruhura, kurabohora. Kandi ukuri si uko tubamo. Ukuri ni uko Yesu yahamije binyuze mu ijambo ryayo. Haleluya, haleluya. Numvise ndi busome ikindi gice nka iki n'ikindi kimwe. Pawulo yanditse aya magambo ari igihe cyo mu bujutse, yarazi ko Yesu azagaruka atarasaza cyangwa ibyo gupfa bitarabamwe. Yarazi ko azagenda live, ariko yandika aya magambo yo kumenyesha abantu kuri, kandi uko kuri akaba ariko kubera abantu ihumure rizima. Abafite iryo humure mu mitima bavuge ngo amin. Abatesalonike ba mbere bice 4 umurongo, reka duhere ku wa 13. Ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Ni ukuvuga ngo kubabara byo ni umugabane watagira ibyiringiro. Abatagira ibyiringiro bafite isezerano ryo kubabara, kuko kubabara ni umugabane w'abatuye hirya y'ibyiringiro. Ariko abafite ibyiringiro by'ibi tugiye kuvuga cyangwa tumaze kuvuga biri muri Kristo Yesu, bari hirya y'umubabaro. Sema haleluya. Ni ukuganira si ukubwiriza, kuko abantu bose baraha ndimo ndareba bose babwirije. Nabavuga butumwa n'abantu babwirije, ariko no kwibukanya amagambo kugira ngo dukomeze duhumurike, bidutsindira amajwi y'abadayimoni y'ikinyoma, kuko nta ntwaro Satani agira uretse ikinyoma no gucurika ukuri, kuko ukuri nta kwagira. Kandi Imana ishimwe ko tuhaduhumuriza abantu bafite ibyiringiro. Amen, amen. Hano muri iki gihugu hari abantu batagira ibyiringiro. Hari abantu barokotse, ariko naratangaye. Barokotse bazi ko ubwiza bwose bw'uburokora buraha mu isi, ariko iyo urupfu rubagezeho bajya bikanga, ugashaka ishingiro ry'ibyiringiro byabo ukabyibazaho bikagushobera. Ariko Imana ishimwe ko dufite ibyiringiro by'ubuzima bw'ejo. Utabifite bwo nubundi yapfuye ahagaze, yanapfa none. Burya ikintu kidutera imbaraga z'ejo ni ibyiringiro by'uko byejo. Ibyejo tubigira none, bikatubera imbaraga za none, bigatuma ejo tuhagera tunezerewe. Mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Ubwo twemeye ko Yesu yapfuye akazuka, abemeye ko Yesu yapfuye akazuka bavuge ngo amin. Abatarabyemera si bo nshaka kuvuganaho, kuko ibyiringiro byabo biri hirya yaho namenya. Ariko abemera, guterana kwacu kukaba gufite ibyiringiro bishingiye mu rupfu rwa Yesu no kuzuka kwe. Twivugire ngo amina, kuko ibyo byiringiro birahari.
ubwo twemeye ko Kristo yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we, abapfanye ibyiringiro, abazazanana nabo ni bazima baturanye nawe. Nimba tudasenga Yesu w'umupfu, tukaba dusenga Yesu wazutse, aho yazutse naho ari kumwe n'abapfuye bamwizeye, abasinziriye bamwizeye, ari hamwe nabo kandi ngo azazanana nabo. Iki nico tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuzuka k'umwami batazabanziriza na hato abasinziriye. Niki yaravuze mu yandi magambo? Yaravuze ati nubwo tukiri aha turi muri ubu bubyutse, ariko itangazo simusiga, ndagira ngo mbamenyeshe ko abariho abibwira ko ari bo bazima atari bo bari hafi yaho Yesu ari. Nukuvuga ngo abasinziriye muri we ni abaturanyi ba Yesu bari bugufi, bamwumva kuruta uko tumwumva. Haleluya. Haleluya. Maze natwe aho natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami wacu iteka ryose. Umurongo wa 18 ni nawe nari ngendeye niwo nkunda, Pastor Maisha yavuzeho, nuko mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo yuko Yesu yapfuye arazuka, kandi ubwo yazutse n'abacu ni bazima bamwizeye. Yesu mumvugira ngo amina, mvuga aya magambo hanyuma nze gusoza. Abemera ko Yesu ari Imana, yari Imana atari umuntu, bazamura ibiganza. Imana ibaho umugisha. Abemera ko Yesu atifiriye, ari twe yapfiriye, mwongere muzamura ibiganza, tubihamishe kuzamura ibiganza byacu. Ntabwo yifishije kandi ntiyipfiriye, yapfiriye twe kugira ngo aduhe ubuzima bwari bwumuzuye bushobora kubaho nyuma y'urupfu. Noneho mumaranisha imibabaro kubwirana aya magambo, nta kindi cyamara umubabaro umuntu wabuzuwe usibye kubwirwa amagambo y'ukuri, kuko ukuri niryo humure rizima ryuzuye. Ayahe magambo ari mu gitabo cya Matayo ibice 27 umurongo wa 51. Umfashe unsomereho Reve. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 27 guhera ku murongo wa 50. Naho ndangiriza, ntabwo nje gutinda. Kingiriza hera cyane h'urusengero, mwenda wakingiriza gahera cyane h'urusengero, utabukamo kabiri, utangirira hejuru ugeza hasi. Haleluya, 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 amen, haleluya. Wa mwenda wari warakinze ikirere gituma tutegerana, tutabona ubwiza bw'Imana. Ikirere cyarakingutse kuva umunsi Yesu yazutse, umunsi yapfuye. Ama etaje yari atugoye yo kudasabana n'ubuzima n'ubugingo n'ibyiringiro by'umuzuko byakuweho. Uwo mwenda ngukurweho, umva ibyabaye. Isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka. Haleluya. Ibituro birakinguka. Uwo munsi ntabwo ari igituro, hakingutse ibituro. Wa mugabo yararirimbye nimba ari Theogene ngo ibituro by'abandi, ngo iva z'abandi zameze ibyatsi, ngo ariko iya Yesu irarangaye. Ariko ndagira ngo mbamenyesha amakuru ava mu ijambo ry'Imana twembera ko ari ukuri. Si icya Yesu cyonyine kirangaye, n'icy'abapfuye bizeye kirarangaye. Ndagasubiramo. Aka gatendo Yesu yakoze mu gupfa kwe, mu kuzuka kwe, ntiyazuka wenyine,
byari ibimenyetso simusiga byo kuduhamiriza ko atifiriye, ari twe yapfiriye, atanizukiye, ari twe azukiye kugira ngo natwe duhabwe uwo muzuko. Bituma atari igituro cye cyonyine gikinguka, hakinguka n'ibituro byose ngo by'abera. Si abapfuye bose, ariko iby'abera byose birakinguka. Kwari kugira ngo n'abantu bazasigarana amashaka ameze nk'ayabatoma, uwo munsi babone live, babone bihamya ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Imana yacu nishimwe. Kugira ibyiringiro muri ubu buzima gusa akaba ari byo uhagazeho, ni nko guhagarara ku manegeka haje imvura y'igihugu. Birakinguka. Intumbi zigira zite? Zirazurwa. Bava mu bituro, maze amaze kuzuka binjira mu murwa we. Ntiyavuye mu gituro wenyine, yavanyemo n'abandi bari bapfanye ibyiringiro, binjirana nawe mu murwa wera. Uwo murwa si umurwa wo mu ijuru. Tukiri abana twagaza turirema ngo Yerusalemu tuzagendagenda, ngo ni umurwa w'amahoro. Ndabarahira impamo y'Imana, nge naje kubimenya ndize ko Yerusalemu atari mu ijuru. Kandi sinyegeye nyine ngira ngo n'abandi niko bari bazi. Niko byari bimeze no mu gihe cyanyu baze. Rero harananiza natwe twari twegereye amatoroshi y'iterambere. Ibindi byabereye mu ijuru, ntibyabereye mu ijuru, byabereye hano mu isi. Yesu abikorera mu isi kugira ngo yemeze ab'isi ko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima kuba mwizera. Kandi umuntu nubwo yaba yarapfuye ko hari ibyiringiro byo kongera kubaho. Kandi tutabayeho nyuma y'ubu buzima ntaho twaba dutaniye. Ibigori byaba biturusha agaciro, ibicori, indete z'ibigori zaba ziturusha agaciro kuko zirapfa bakazihamba gaca zikamera. Ariko umuntu Imana yaremye mu shusho yayo, kandi nta kigori kiri mu shusho y'Imana. Siko bimeze. Umuhinzi azatera ibigori agafata amadeni, mungurize nahinze biri mu kuzimu, mfite ibyiringiro ko bitazaherayo bizavayo, kandi ico nateye ari kimwe kizavayo ibigori ari ibigori byinshi. None muza mutekereza ko ibigori biturusha agaciro ngo umuntu napfa ngo bizaba bishira. Imana yogira umwete no gutiza umuvuduko kuzuka kw'ikigori ndetse y'ikigori kuruta agaciro kabo yapfiriye yahaye umwana wayo umwe. Ngirira ukwegereye ngo iki kubuza ibyiringiro nico cenda kukwica, kandi n'ubundi wapfuye uhagaze nima nta byiringiro ufite byeje uteye imbuwe. Haleluya! Binjirana nawe mu murwa wera, babonekera benshi batizeye. Abantu baravuga ati ndakurahiye runaka ndamubonye, mbonye runaka anyuzaha kandi yari muzima. Yesu yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo twizeze ko umurimo yakoze wo kuducungura atari wo kudusigaho gusa, ari wo kudusangiza ubuzima bwe ngo ahari natwe ariho tuzaba. Kandi abamwizeye ko nta mbaraga urupfu zikibafiteho. Buri icyamuzanye yaje kumara ibita abantu batashoboye byitwaga urupfu, rwari rwarahindutse isezerano ryacu kuva igihe umuntu yacumuye. Hanyuma Yesu ararunesha, yaje kwica urupfu. Urupfu rwarapfuye, hasigaye transition yo kwimuka, yo kugenda. Nushaka wicarire. Noneho kubera ko Yesu yapfuye akazuka, ntiyazuka wenyine. Umunsi yazuka akazura n'abandi bantu bafite abiwabo, bakiyereka abantu kugira ngo bahumurike ko nyuma y'ubu buzima batazongera kubabana nk'abadafite ibyiringiro. Ayo makuru y'ukuri sibyo cici nibyo gabigutera kuririmba. Nimba aya makuru utayafite uzareka kuririmba uzubesha abantu.
noneho kumenya uko kuri ngo ariko kubatera guhumurizanya mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo kuko nta urupfu rudafite imbaraga zo guherana abizeye. Muvuge ngo amen. Kandi uwanga kwizera n'ubundi azapfa, kandi gupfa utizeye no gupfa wizeye wahitamo gupfa wizeye. Ni wanga kwizera ugapfa kumenya ko wabyawe n'umugore, isezerano ry'urupfu ryo nico kintu kidafite icyakiburizamo kizaba. Ariko hashimwe Kristo waduhaye ubuzima muri we tukabusangira nawe, urupfu akaruhindura irembo. Ariko ubugingo bukaba umwihariko wabazahoraho wabizeye Kristo. Ubwo ariho, ubwo atagipfuye ngo natwe ntitugipfuye. Kuri tuza turema ngo ubwo atagipfuye natwe tutagipfuye. Nuko udapfuka nguko ko kurwara ngo abantu bapfe niko tuba turirimbye. Nukuwe ubu hari ibyo abantu bavugaga ngo gupfa nyagupfa. Gupfa uku gupfa kw'abizera si ugupfa nyagupfa. Gupfa nyagupfa ni ukubaho utizeye Kristo wapfuye akazuka, warangiza ugapfa nyine upfuye kandi ukazapfa iteka wumva. Ni muhumurike rero, kandi ihumure rizima riri muri mwe ari ryo Kristo. Satani ntabibihebeshe kubabwira amagambo akomeye. Muzamubwira ngo twizeye Kristo wapfuye akazuka, kandi ubwo atagipfuye natwe ntitugipfuye, turi kumwe nawe. Naho uyu mubiri we n'uwakanya gato, kuko n'ubundi ishusho y'Imana muri twe ntabwo ari umubiri, ni umwuka w'ubugingo muzima, ari naho ibyiringiro byacu bizingiye. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibakomeze. Noneho ikiba gihuje abantu hano kirenze kurira, kirangana no kwibukanya ngo demo nawe wetereze kuko turi ku rugendo. Hari igihe abantu bazabaho batazi ko bazapfa, umuntu akibuka ko nawe yapfa ariko bavuze ngo runaka yapfuye. Ariko aya makuru n'ay'impamu nuko twese tuzapfa abafatanye isano n'umugore. Yesu aduhe kumenya kubara iminsi yacu bitume dutunga umutima w'ubwenge. Kristo nabaganze ababera ihumure. Amen.